Tereze mikrofone. ubwo nibwo nabonye amakuru ye, ubwo nza kumuhamagara nawe aranyumvira ngera impuhwe aza kutegura kunsura. Igihe wamuhamagaraga Elvine ni umwana muto, yewe ndakeka nta na telefone ashobora kuba afite, wumvaga Elvine afite uburyo bwo kukugeraho koko? Oya, ni cyagihe umuntu aba yabuze ubushobozi nyine akareba n'ahadakwiriye. Kigali Musanze urugendo rwari rumeze rute? Urugendo rwari rumeze neza. Cyambere nshimira Imana nuko twagize amahoro, tukaba twahasanze umuryango uri amahoro nta gikuba cyacitse. Nuko nizeye Imana bazamfashe gusenga cyane. Yego, umwana nakira ni ukuri nanjye nzashima Imana. amen. Ni ukuvuga ngo ikintu usaba bagusengere, ariko baguhe n'inkunga, bame n'ubufasha kuko na n'ubundi ntabwo yakira atavuwe. yego, baguhe ubufasha. Namangiye kumuvuza ku kigo nderabuzima cyo ku Kamakara, nkurikiye banyohereza i Musanze. I Musanze ubu bakohereje i Kigali? Banyohereje i Kigali. Niho utegereje kujya? Ubwo i Kigali banyohereza Fayizari, ariko ubu nagarutse i Kigali CHK. Indwara ye iteye ite? Indwara ye yavutse abyimbye ariko bidakanganya n'akantu gato y'ijisho rireba. Ubwo umwana mujyana bahita banyoreza kwa muganga. Uwo munsi nkimubyara mba kwa muganga, bajya bamutera inshinge. Rero urabona uyu mubyeyi arababaye, umwana ijisho ryiwe ntiribona, riraribwa. Rero ababyeyi mutureba, ari abari mu Rwanda, ari abari hanze y'igihugu, nimugire imbabazi. Njya nkunda kuvuga ngo nta nkunga iba ntoya. Igiceri cy'ijana, 500, 1000 yawe, 5 wagira gute wayatanga, hanyuma ugafasha uyu mubyeyi, kuko ngo abajyana na Yesu gutabara nibo bana b'Imana. Ubundi wabyakiriye ute? Byari byoroshye? Byarangoye cyane kuba nari maze igihe kinini mfite imisatsi. Egera mikoro uvugena cyane. Igihe kinini mfite imisatsi, nkabona umunsi umwe uvuyeho wose. Kuko iyo ufashije umwana, umuntu ubabaye, ubugurije Imana nawe ugeze mu byago n'amakuba urasenga ukibutsa Imana imirimo. Ubwo Fayisari nakuvuyeyo, ibisubizo mbizanye, bambwira ko umwana agomba kubagwa. Ubwo ntegereje umunsi wo kumujyana bakamubaga. Reka twongere tubahe ikaze abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasira bwaryo, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Mwese tubahe ikaze kuri Elvine Official. Abari i Bwotamasimbi tubashimire, abakoze subscribe n'abatarayikora muyikore kugira ngo duteze imbere Elvine umukobwa wanyu. Aha twicaye turi Musanze, turi mu kagari ka Birira, umudugudu Imbuga Yera, akarere ni Musanze, umurenge ni uwa Kimonyi. Ndumva mbivuze neza. Tubashimire abakoze subscribe n'abatarayikora, tubinginge kugira ngo muyikore, kuko nimuyikora muzaba muri gutera inkunga Elvine nk'ibisanzwe. Kuri kamera turi kumwe n'abantu batatu mumaze kumenyera. Babiri hari Elvine na mama we Josiane. Reka tumusabe n'ubundi Josiane mbere yuko dutangira adusengera Imana kugira ngo ikiganiro tugiye kugirira hano Imana ize kuza kubana natwe. Ni karibu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Tuje imbere yawe tugushima kuri Imana ikomeye, kuri Imana yera. Tugushimiye umwuka wawe wera, Mwami Imana, tugihumeka. Hari abamaze kugera ahacecekerwa, ariko twebwe turacyahumeka. Umwuka waduhaye ntuhabwe icyubahiro.
tugushimiye uburinzi bwawe guhera mu kwezi kwa mbere tukaba tugeze mu kwezi kwa 10. hari abo tuzi bamaze kugera aha hacecekirwa, hari abo tuzi bamaze gutaha, ariko twebwe turacyahumeka umwuka w'abazima. si uko hari icyo tubarusha, si uko hari icyo twatanze, ahubwo Mwami Imana hari impamvu wadusigaje, ni ukugira ngo tube ab'umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Rero turakwinginze, tugiye gukora ikiganiro Mwami wanjye cyo duheje n'imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ibitavuga Imana byose biceceke mu izina rya Yesu Kristo. Turaritse Data Imana n'Umwuka Wera baze babane natwe. Ikiganiro turi buvuge Mwami Imana kibi cy'umumaro, abazacyumva Nyiringabo Imana kizagire urwego kibavanaho, kigire naho Mwami Imana kibageza. Kandi natwe Mwami Imana turakuraritse ngo gahunda zose zigiye kubera ahangaha ziyoborwe nawe, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Amen. Tuguhaye ikaze nanone Mama Elvine. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza, turashima Imana. Uyu munsi Elvine yatwerekeje i Musanze. Twagiye Musanze mu ntara. Mu ntara. Uyu munsi se noneho Elvine akubwira ko twerekeza mu ntara, wumvishije umeze ute? Byagenze gute? Umurimo w'Imana kuko nta limit tugira, amahanga, intara, umujyi, tugomba kuyizenguruka dukora imirimo myiza, tuvuga ubutumwa. Kuko njya nkunda kubwira abantu ngo ibikorwa dukora ntago dukora ibikorwa byo kugira ngo twebwe twiyerekane, oya, dukora ibikorwa bishingiye ku murimo w'Imana. Rero na Yesu yaravugaga ngo mugende mu mahanga yose. Kareke nta kibazo, kwiririre mama, nta kibazo. Rero nta mupaka dufite. Kuba Elvine yaravuze ngo twerekere mu ntara, narabyakiriye kuko nzi neza yuko Imana ibiri kumwe natwe aho twerekeza hose. Murakoze. Mwiteguye gushyigikira Elvine igihugu cyose, niyo ntego? Yego, niyo ntego, ni ukumushyigikira, n'amahanga tuzayagenda Imana nibishaka. Duherukana turi ku bitaro byo ku Muhima, twagiye gukorera ubuvugizi uriya mubyeyi yitwa mama Elisa. Ibyo biri kugenda bite? Abantu bari kubafasha? Mama Elisa ari aho, twebwe twaramusuye, tumugezaho ubutumwa bwiwe twari dufite. Hanyuma twashyizemo nimero ziwe mu kiganiro, hari abagiye bampamagara batubwira ko bamushaka, twagiye tubaha nimero. Ubwo nyine nizera ko nawe hari abatangiye kumusura kwa muganga umwana wiwe. Okay. Mpera mikrofone Elvine, ari nkumbuye kumva ijwi rye. Elvine, amakuru? Ni meza. Umeze neza? Yego. Kigali Musanze, urugendo rwari rumeze rute? Urugendo rwari rumeze neza. Cyambere nshimira Imana nuko twagize amahoro, tukaba twahasanze umuryango uri amahoro, nta gikuba cyacitse. Kwinyirangara mama yakuguriye agaki? Yanguriye yawurute. Yakuguriye yawurute? Okay. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi mbere yuko tujya ku nkuru y'uwo mama, numvishije ari inkuru ibabaje. Uyu mama wumvishije bimeze gute? Wamubonye gute? Ni iki Abanyarwanda baramukorera iki? Ikintu Abanyarwanda bamukorera, n'abazabona kino kiganiro batari Abanyarwanda ariko bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ni uko bazafasha n'umubyeyi akabona amafaranga atuma umwana we ajya kwa muganga, akabona imiti ituma bamuvura agakira. Yego. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye kumva inkuru y'uwo mubyeyi. Sinzi mumere mikrofone, hanyuma atuganirize inkuru ye. Mama, muraho neza?
turaho turakomeye. uribwira abagukurikiye hanyuma amazina yawe n'aha turi nshobora kuba nahavuze nabi nahavuze nabi Oya. okay dore kubera kugenda cyane mu modoka ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza baraza kumbabarira reka tugusabe wibwire abadukurikiye. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mukaharerimana. Ubwo ahangaha turi ni Musanze. Yego. Dutuye mu mudugudu wa Mbuga Yera, akagari ni Akabirira, umurenge ni Kimonyi, akarere ni aka Musanze. Ubwo rero turashaka ko udusangiza inkuru yawe ukatubwira nyine n'icyo usaba abakurikiye kino kiganiro. icyo mbasaba, uyu mwana uko umureba, yegereze mikorofone. uyu mwana uko umureba maze amezi 18 muvuza, ariko mwayo mezi 18 nagiye muramo n'imbogamizi z'ubushobozi rimwe na rimwe, ubundi nagize ubushobozi nkamujyana kwa muganga. Ubwo rero ngubu arenda kubagwa. Ubwo abankurikiye nta ubushobozi bwo kumujyana kwa muganga ni bukeya cyane. ujye uvuga urebana hariya abantu bakurebe na mikorofone yitunge neza nta kibazo. hari abantu Bibiliya iratubwira ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. hari abantu bagihari bagifite umutima wo kugira neza, hari abantu bagihari bagifite umutima wo gufasha, hari abantu bahari. Ni nayo mpamvu rero nakumara impungenge, wumva utuje, umwana wawe bazamukorera kandi bizagenda neza. Ahubwo ngo maze amezi 12. Wamaze umwaka n'amezi 2 ubwo n'amezi 18. Umwaka n'amezi 2 umuvurije i Musanze. Namangiye kumuvuza ku kigo nderabuzima cyo Kukamakara, nkurikiye banyohereza i Musanze. I Musanze ubu bakohereje i Kigali. Banyohereje i Kigali. Niho utegereje kujya? Ubwo i Kigali banyohereza Fayizari, ariko ubu nagarutse i Kigali CHK. Ni Kigali waje kuhavuriza? Nahavurije kenshi kuva yagira amezi 3 n'igice ndahavuriza kugeza ubu. Ntago byoroshye kuvuza umwana. Indwara ye iteye ite? Indwara ye yavutse abyimbye ariko bidakanganya n'akantu gato y'ijisho rireba. Ubwo umwana mujyana bahita banyoreza kwa muganga uwo munsi nkimubyara, mba kwa muganga bajya bamutera inshinge. Ubwo birangije babona ntago ari koroherwa, nibwo banyohereje mu mujyi mu rugo baje bampa amarandevu. Ayo marandevu nkayakurikiza, babonye bibananiye banyohereza i Kigali CHK. Namugejejeyo, umwana bamucisha mu cyuma muri sikaneri, barongera bansubizayo, ndamugarura bamucisha muri radiyo. Ubwo urukumva niko ingendo zabaga zitandukanye. Birumvikana. Ubwo rero nabo byageze igihe banyohereza kumucisha mu cyuma Fayizari. Ubwo Fayizari nakuvuyeyo, ibisubizo mbizanye, bambwira ko umwana agomba kubagwa. Ubwo ntegereje umunsi wo kumujyana bakamubaga. Utegereje umunsi wo kumubaga. Elvine wagize gutya uramuhamagara uravuga uti nanjye nkorera ubuvugizi. Cyane rwose kuko byari bimaze kundenga, nabuze epfo na ruguru, ndi kubona ngiye kurambirwa ngiye kwicara. Yegereze mikorofone. Ubwo nibwo nabonye amakuru ye, ubwo nza kumuhamagara. Nawe aranyumvira ngere mpuwe aza kutegura kunsura. Igihe wamuhamagaraga Elvine ni umwana muto, yewe ndakeka nta na telefone ashobora kuba afite. wumvaga Elvine afite uburyo bwo kukugeraho koko? Oya, ni cyagiye umuntu aba yabuze ubushobozi nyine akareba n'ahadakwiriye. None mu kugerageza kwawe urebye ikiganiro Elvine yakoze na mama we, warahamagaye witabwa na mama we, none ubu turi i Musanze twaje kugusura. Yego. Wabyakiriye ute?
byakiriye neza kandi bimpaye n'icyizere ko Imana ishobora gukora umwana bakazabona ubufasha. amena. We wizereye muri Elvine yuko umwana wawe ashobora kubona ubufasha kandi agakira? Ndabyizeye kuko urugendo yakoze ni rurerure. Ni rurerure mama. Elvine, bakongere baguhe mikorofone gato. Uwo mwana wamubonye, nanjye ndi kumureba, ijisho rimwe ntago risa nkaho ritakireba neza kubera ryifunze, ryarabyimbye, ntago rireba. Ni icyo usaba abanyarwanda Elvine n'abari mu mahanga kugira ngo uyu mwana abone ubutabazi? buriya nkunda kuvuga ngo tujye dutera intambwe imwe izindi 99 Imana izazitera idusanga. Uno mubyeyi yakoze ikintu gikomeye cyo kuzaduhamagara. Ubundi ni nk'intambwe imwe yateye, Imana ituma tuza kumusura. Ubu ni nk'aho Imana yateye 99 imusanga. Ikintu nasaba abanyarwanda cyangwa abantu bose bari mu bihugu bitandukanye bumva ururimi rw'ikinyarwanda, ikintu nabasaba ni uko badutera inkunga tugafasha uno mubyeyi, umwana we akajya kubagwa, ijisho rye rigasubira neza rikareba nk'uko natwe tureba. Yego, icyo nicyo nabasaba. Ni icyo usaba abantu cyane abakunzi banjye bankunda, icyo nicyo nabasaba. ni ukuri. Nta bije ihari, nta mafaranga ahari, gahunda imeze iti ku bwitange? Buri wese uko yifite, niyo waba ufite 500, ayo ufite wowe wumva ufite hari icyo akora, dushobora kuyongeraho agafasha n'umubyeyi ko yamura imiti umwana we yabanywa ikayimugabanyiriza uburibwe. Okay. Yego. Mira mama wawe mikrofone. Turi mu rugendo rwo gusaba inkunga. Buriya bino biganiro abantu benshi bagiye batabikirizwamo. Abantu benshi muri iyi minsi ntago baravuga bati ibyo biganiro mukora wowe utandukanira hehe n'abandi bantu bakubanjirije? Aho navuga ngo dutandukaniye n'abandi bantu, buri wese afite uburyo akora kandi buri wese afite uburyo ahamanya n'umutima wiwe n'ibyo akora. Ntabwo ushobora kubwira umuntu ngo meze gutya, kuko umuntu ntabwo ushobora kumenya ngo umuntu ni muntu ki. Rero twebwe ibyo dukora ni uko iyo hari ukeneye kuba yavuga ati dufate urugendo tujye gusura mama Breva, twebwe tumugeza kuri wa muntu agize gute akeneye. Hari umuntu ukubwira ati ngiye mfite inkunga yanjye, uramperekeza cyangwa se umpe nimero y'umubyeyi ufite uwo mwana, twebwe tugira gute tumuhuza n'umuntu akeneye kugira ngo anagire nyine anezezwe nuko inkunga atanze cyangwa ubufasha atanze bubashije kugera kuwo yabugeneye. Rero urabona uyu mubyeyi arababaye, umwana ijisho ryiwe ntiribona, riraribwa. Rero ababyeyi mutureba, ari abari mu Rwanda, ari abari hanze y'igihugu, nimugire imbabazi. Njya nkunda kuvuga ngo nta nkunga iba ntoya. Igiceri cy'ijana, 500, 1000 yawe 5 wagira gute wayatanga, hanyuma ugafasha uyu mubyeyi, kuko ngo abajyana na Yesu gutabara nibo bana b'Imana, kandi imirimo dukora tukiri mu isi niyo izaduherekeza. Kandi cyo njya nkunda kubwira abantu ngo imyenda twambaye nta gaciro ifite imbere y'Imana. Ibyo kurya dutunze biri mu mastoke nta gaciro bifite imbere y'Imana. Amafaranga dufite ku makonte yacu, ayo ngayo Imana ntiyazi.
ariko igihumbi wafashishije umukene, umwenda wambitse uwambaye ubusa, ibiryo wagaburiye ushonje, ibyo nibyo bifite agaciro imbere y'Imana, kuko iyo ufashije umukene uba ufashije Imana. Rero umuntu wese uzarambura ikiganza akagira icyo atanga, uyu mwana agakira akamera neza, ndumva nta mubyeyi wakwishimira kubona umwana we ameze gutya, afite ikibyimba kimeze gutya. Niyo mpamvu rero ari umubyeyi, ari abasore, ari urubyiruko, ntago gufasha bigombera imyaka, ahubwo gufasha bigombera umutima. Rero mureke tubitse aho ubutunzi bwacu ngo hatagera ingese n'inyenzi, kuko iyo ufashije umwana, umuntu ubabaye, ubugurije Imana. Nawe ugeze mu byago n'amakuba urasenga ukibutsa Imana imirimo, ukavuga ati buka ko hari amafaranga natanze kugira ngo umwana wa mama Breva abashe kubagwa. Yego, murakoze. Imana iguhe umugisha. Mpera mama Breva Amen. mikrofone gatoya mubaze, ese mama Breva, ntago twabonye umugabo wawe, ashobora kuba yagiye mu kazi cyangwa yagiye mu tundi dushuguri, murabana? turabana. Uru rugendo rwo kuvuza umwana n'umugabo wawe bimeze bite? Muri kumwe? Ubushobozi burahari? Ntabwo, kuko no kubona ikidutunga urukumva biba bikaze, kuko niwe ukora wenyine, ntabwo uyu mwana namuheka ngo njye mu kiraka. Kandi urabona twari dutunzwe no gucuruza, wafata ibase wakunguka igihumbi abana bakarara bariye. None ubu ngubu ubu ndicaye. wowe uricaye umwaka n'amezi 2. Ubwo rero umugabo niwe ujya gushakisha, yagira umugisha akabona ibyo murya. Yego. Imana imuhe umugisha ahantu ari, nawe tumusabiye umugisha kugira ngo ajya abasha kubona ibitunga. Ubese uwo niwe mwana ufite wenyine? Uyu ni uwa kabiri, undi ari kwiga garidiyene. Ari kwiga garidiyene. Ntabwo biba byoroshye gutunga famiye kandi akazi, n'umugabo nawe ntabwo afite akazi gafatika, afite akazi. Biragoye. Nari ngiye kuvuga ngo ubuzima bwa Kigali nibuka yuko turi i Musanze, ariko sinzi nimba hari ikintu wabwira abantu kugira ngo tubashe no kuza gusatira umusozo. Ikintu nabwira abantu, bitewe n'uko nizeye Imana, bazamfashe gusenga cyane. Yego. Umwana nakira, ni ukuri nanjye nzashima Imana. Amen. Ni ukuvuga ngo ikintu usaba bagusengere, ariko baguhe n'inkunga, bame n'ubufasha, kuko na n'ubundi ntabwo yakira atavuwe. Yego. baguhe ubufasha. Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe Elvine yavuze ngo abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese bari ku isi, turabasaba kugira ngo mugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, kugira ngo uyu mubyeyi abashe kubona amafaranga, umwana we akorerwe operation, kugira ngo abashe iri jisho kugira ngo ribashe kubona. Elvine, urimo urakina n'umwana, nawe uri umwana. Hari ikibazo kimwe narebye muri komenti bahora batubaza, barabajije ngo kuki wakuyeho imisatsi. Elvine, wowe kuba warakuyeho imisatsi wabaye akana, ubundi wabyakiriye ute? Byari byoroshye? Byarangoye cyane kuba nari maze igihe kinini mfite imisatsi. Egera mikoro uvuge na cyane. Igihe kinini mfite imisatsi, nkabona umunsi umwe uvuyeho wose. Ariko ku ishuri ikigo cyacu nicyo cyabikoze. Cyaratubwiye ngo tuyikureho kubera ko bwa mbere cyari pirive, cyita kiba leta tuyikuraho. Bahita babwira ati kuraho. Uwo munsi bakivuga ngo kuraho, wumvishije umeze ute? Byarambabaje cyane pe, byarakubabaje. None ntabwo ari wenyine, n'abafana bawe, abakunzi bawe, abantu benshi
bagenda bandikira mama wawe bandikira papa wawe bati rwose iyi misatsi y'umwana nkayijyanye kubura urujijo ku bantu ko nta ruhare mama wawe yabigizemo rwose pe. mama nta ruhare yabigizemo, ni ikigo cyacu. nari namusabye ko amindurira ariko ambwira ko umwana wageze mu wa gatandatu ataba yemerewe guhindura ikigo ngo bamusibize. Ubu rero uzongera utereke imisatsi bagiye muri segonderi. nakuze Wakuze. Ni byiza nukura Imana ikugirire neza ukomeze ukurire muri Kristo. Imirimo ukora abantu barayishima kandi tukuri inyuma. Imana iragushyigikiye, komeza ukora imirimo. Sinzi nimba uteganya kuyihagarika. ntabwo nzayihagarika. Ntabwo uzayihagarika kugeza ryari? nzakomeza nyitoze n'abana banjye nabo bazasigaraho mu gihe nzaba naravuye ku isi. Ubu ntabwo ari amavamuhira koko. oya. Wasanga ari uko mama wawe nyine ashaka ibyo bihumbi 10 akakugurira iyo sukari cyangwa ako kawunga ukumva yuko bizahoraho. oya. Okay, mira mama Elvine microphone. Mama Elvine, ni iki wabwira abantu kugira ngo dusatire umusozo hama twitegure dore ikirere cy'inaha cyahindutse ndabona hakonje cyane? nta birenze navuga. icyo nabwira abantu, ndagira ngo abantu baze badushyigikire, abantu baze dukore, tuve mu matiku, tuve mu nzangano, tuve mu bintu bidafite umumaro, ahubwo tugire gute twubake ubwami bw'Imana dukora imirimo y'urukundo. kuko iyo ukunze mwene so uba ukunze Imana. Iyo rero ubabaranye n'abababaye ukishimana n'abishima, aba ari umurimo mwiza w'urukundo. Icyo nabwira abantu babona ibiganiro byacu, ushobora kubireba ukavuga ati ngewe wenda ndi mu bihugu byo hanze, ntago nagera mu Rwanda kuri bene wacu bababaye, cyangwa se ubundi umuntu wese, twese twaremwe mu shusho y'Imana, turabavandimwe kuko twaremwe n'Imana. Rero kandi umurimo w'Imana uragutse. Rero ushobora kutaboneka ukagira gute, ukaba wavuga ati nubwo ntahari reka ntange inkunga yanjye cyangwa umusanzu wanjye, ugende ugire gute ufashe abababaye. Rero icyo nabwira abadukurikiye, wowe utabona umwanya ushobora gutwandikira kuri nimero zacu, hanyuma ukifatanya natwe mu buryo bw'ibifatika. Mbwira n'abantu barimo baratureba, ubu ngubu twavuye gusura abana barwariye mu bitaro bya Muhima, tubashyira ibikoresho by'isuku, tubashyira, nyuma yaho tujya no kwishyurira abarwayi 3 mu bushobozi bwa Elvine Foundation Group. Rero ubu ngubu dufite gahunda yo gusura abana barwariye mu bitaro bya CHK. Rero ndibwira abantu bari bubone ikiganiro yuko mu kwezi kwa 12 tuzaba turiho dushima Imana y'ibyo yakoze guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12 umwaka urangiye, ko tuzifatanya n'abana barwariye mu bitaro bya CHK, tukagira gute tukabasura tubashyiriye ibikoresho by'isuku. Rero ndakangurira abantu baza kureba iki kiganiro ko bafasha uyu mubyeyi, umwana we akavuzwa. Ni inkunga y'amafaranga ikenewe, kuko kugira ngo umwana we abagwe hakenewe amafaranga. Rero n'abandi badukurikiye baze twifatanye. Twatangiye, nkunda kubivuga ngo twatangiye turi mu rugo ari ngewe n'abana na papa w'abana, ariko ubu tumaze kuba umuryango w'abantu bagera kuri 80 baza bavuga ati tuze kwifatanya namwe. N'abataraza rero tubararikiye kugira ngo baze tugire gute dufatanye gukora umurimo w'Imana, twubaka ubwami bw'Imana, kugira ngo nituba tutakiri ku isi imirimo twakoze izajye tuvuganira. Dutoza abana bacu urukundo, n'abakuru bagira urukundo, n'abatoya bagira urukundo, n'abasaza n'abakecuru tugira urukundo, hanyuma twubake igihugu cyacu. Kuko hari ijambo umukuru w'igihugu yakunda kuvuga ngo reba umwana, ngo fata umwana wese nk'uwawe. Rero nta gutoranya, ubabaye wese tumushyigikire nk'umunyarwanda,
tumufate amaboko tuzamurane uko byagenda kose. Nyakunda kubwira abantu bakunda kureba imipira tujya twambara, haba handitseho ngo fasha uwuruta ukuruta agufashe. Bivuge ngo mu buzima turimo bwa buri munsi ntago twese tunganya ubushobozi. Hari abantu baragira gute, bararutana. Hari umuntu ushobora kubona 1000 undi ntashobore kukibona. Hari umuntu ushobora kubabona 5 undi akaba adashobora kubibona. Hahandi no mu mirimo dukora imishahara y'abantu ibirutanwa, niko no mu buzima busanzwe turutanwa. Rero niba umuntu ababaye ukabona hari icyo wamufasha, mufashe ugire gute kugira ngo abashe kuva muri cya kibazo. Icyo gihe imbere y'Imana urandikishije, no ku gihugu cyawe ugize gute, ukoze ikintu cy'ubutwari, kuko ufashije umuvandimwe wawe, ufashije umunyagihugu mugenzi wawe kuva muri cya kibazo n'akaga. Murakoze. Uratubwiye ngo mwatangiye ari famiye, byatangiye ari Elvine wenyine. Elvine ageze igitekerezo, inkuru zanyu narazikurikiranye kuva ku itangira. Ageze igitekerezo kuri papa we arakumenyesha, hama mubaye 3, bibaye mu nzu, bivuye mu nzu bigeze hanze. Ubu mufite Elvine Foundation nk'abantu bamaze kuba bangahe ubu ngubu? Tumaze kuba abantu 89 bari ku rubuga rwa Elvine Foundation. Tumaze kuba abantu 89. Dusura ibitaro bya Muhima twari abantu 50. Rero aho hasohokeye ikiganiro cy'uburyo twasuye ibitaro bya Muhima, twahise tubona abandi bantu bajoyininga rwa rubuga. Urumva ko hamaze kwiyongeraho abantu 39, kandi na n'ubu amarembo aracyafunguye. Tugenda twakira abantu ku munsi ku wundi bavuga ati njyewe natekerezaga gusura abarwayi ariko nkumva kubikora njyenyine ntabishobora. Bakavuga ati nanjye munshyiremo 5 byanjye cyangwa 1000 byanjye 10 byagura isabune, ikifatanya na 5 by'undi, tugashyira imbaraga hamwe. Ni ubwo rwa rwego rero tujya kwa muganga dufite nk'ibikoresho bihagaze 500. Nababa bagize gute, bagiye baterateranya. Nyine dufite groupe tubiteguriraho, hanyuma tukagenda dutanga ko buri wese yifite, tugafanga umunsi wo guhaguruka tukagenda. Nuko nguko rero gahunda ziba zimeze muri Elvine Foundation. Bworoshyemo ntago navuga ngo ubuzima burakomeye cyangwa buroroshye. Ibyo twebwe Imana yaduhaye, kuko nta mubare dufite, kuko nta muntu buri butubwire ngo dukeneye ibikoresho bingana gutya. Ibyo twabonye Imana yadushoboje nibyo tujyana. Nyine ndavuga wenda ku bijyanye n'ukuntu mbere byagoranaga cyane, kuko nimwe mwikoragamo cyane na papa Elvine, Imana imumugisha ahantu aherereye. Ubu ngubu ufite abantu 80 ubwira bagatanga icyo 1000, bagatanga ayo 500, bagatanga ibyo 10,000. Bivuze yuko nyine nawe ubu bikoroheye kuruta mbere. Urumva iyo ukora wenyine biba bigoye, ariko iyo ufite abandi bantu b'abafatanyabikorwa ubwira ati tugende, nabo bagatanga umusanzu wabo, urumva bajya bavuga ngo ngo ababiri barutumwe. Rero uri umwe hari ibyo utakwishoboza. Niba twarabikoraga turi mu nzu iwacu, ubu tukaba dufite abantu baherereye, hari abari mu Rwanda, hari abari no hanze, hari intara zose zigize igihugu. Rwose harimo abakunzi ba Elvine, no hanze hari abantu bamukunda. Urumva rero byaroroshye, ntago bikimeze nk'uko twebwe twabyikoranaga ubwacu mu nzu. Dufite andi maboko Imana yahagurukije y'abantu. Mbasabira n'umugisha Elvine Foundation Group, aho mwese muherereye, Imana ibaha umugisha. Abaterankunga ba Elvine harimo Jile, harimo Nshuti, harimo Albert, n'abandi bose bari muri Elvine Foundation Group. Aho muherereye hose, Imana ibaha umugisha, ihira imirimo y'amaboko yanyu, ibagurira imbago. Mutarasenga Imana ijya yumva gutaka kwanyu, kuko namwe uburyo musura abarwayi kwa muganga, Imana namwe isure mu ngo zanyu. Ni ukuri mbasabiye umugisha, kuko ntago iyo mvuze ngo tugende babyumva cyane tukagenda. Ni ukuri Imana hari ibyo navuga ko yohereje umusonga. Imana ibaha umugisha abo bantu bari muri Elvine Foundation, ndetse na nyiri igitekerezo Elvine. Imana imuha umugisha. Kakonje ka Elvine kamere mikoro, hanyuma sinzi niba ari ikindi wakongeraho, kuko umero wa mubyeyi mikrofone, twumve niba ari icyo yakongeraho
maze dusatire umusozo. ngo ntacyo yongeraho Ntacyo twasenga yongeraho, imana birahagije. Elvin hari icyo wongeraho? ikintu nakongeraho ni uko dushaka ko tuzajya gusura mama Breva, tukazajya kumusura kwa muganga ku munsi wo kubaga wa Breva. Yego. Ukazaba uhari. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Waje wambaye gutyo baguha umupira hari mu gikapu urimo. Ubu ndabona hano ntabwo wari uzi ko hakonja. Ntabyo wari uzi. Reka rero tubashimire mwe mwese mwari mudukurikiye, tubashimire abari mu Rwanda, tubashimire abari i Bwotamasimbi, tubashimire mwe mwakoze subscribe, tunabasabe mwe mutarayikora kuyikora. Ni ukuri muraba mugize neza. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Twatangiye dusenga, nge nitwa Ndahiro. Reka twumve nanone mama Elvine adusengera, hama mwakoze mwese. Ciao ciao. kadusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomeye, Imana igira neza. Wagendanye natwe mu rugendo rutoroshe, ariko tugushimiye ko warusoje amahoro, uhabwe icyubahiro. Rero twari mu biganiro, Mwami Imana ndagusabye ngo Mwuka Wera n'imbaraga ziturutse mu ijuru ziherekeze iki kiganiro. Mana ndagusabye nkwinginga ngo buri muntu wese ureba iki kiganiro agire umutima w'imbabazi, ufasha uyu mwana kugira ngo abashe kugira ubuzima bwuzuye, kugira ngo n'uyu mubyeyi mama we abashe kuruhuka, kuko Mwami Imana ararushye, afite agahinda, afite umubabaro. Mwami Imana nta kazi afite, yirirwa azenguruka kwa muganga, n'umutware w'akazi akora ko gutwara igare nta bushobozi burimo bwavuza uyu mwana. Ariko Mana biciye mu bantu waremye, biciye mu bantu bagifite umutima, biciye mu bantu bagifite ubumuntu, hari abo wakoresha. Tuzi neza yuko bivuga ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Turagusabye to kwinginga ngo ukoresha abakomeye, ukoresha aboroheje, ukoreshe Mwami Imana abirabura, ukoreshe Mwami Imana abazungu. Mwami isengesho turyohereje kuri buri muntu wese Mana ufite umutima, ahaguruka ashyigikira uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi natabarwa tuzagushima. Ngaho komeza uganze kandi utegeke, komeze kubana natwe. Tugiye gutandukana kubw'umubiri, ariko kubw'umutima tugume duhurire iwawe. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.